Nagarutse kwa yacano yanjye niyo senga Isirayeli dukomeza muri ku bantu bahakiriza gukora ikintu umuntu kandi atabishaka kandi ugasanga cyashobora kumubyarira ingaruka. Mubibona se? Buriya umuntu numubwira gukora ikintu nyabuneka cyaboretse bantu utekereze neza. Ushobora kumuhatiriza gukora ikintu akaba ari ikintu kimubyarira ingaruka. Asigaye mu mwanya gato ugasanga bagutaye muri yombi. Icyo gihe se wowe uba wikozeho. Buriya nimugashinze ubuyobozi ati babafungira ubusa. Buriya iyo bagufunze ntabwo baba baguhohoteye, aba ari ikosa bagufungiye riba ryaraguturutseho. Cyane cyane nk'abasore cyangwa abagabo bafata abana batoya ku ngufu cyane bakabashishikariza gukora ibintu by'imibonano ndangabitsina, ugasanga bakoze amakosa akomeye cyane. Ugasanga umwana akuyemo ingaruka zikomeye. Ese umwana nuba ari ku ishuri ukaramuka kumuteye inda ngo mubwo azakomeza yigera? Wa musore uri kunyumva uneze amatwi, itonde abana b'abandi barashinganye. Ushobora kubisezerana ariko mu kanya gatoya ejo ukabona ribu irahingutse. Ese umubyeyi w'uwo mwana umwana naramuka atashye yagera imuhira akaryama ugaca afite nyina yamuha ati nabyuka ajye ku ishuri, ugasanga umwana aravuga ati ndagwaye, bamujyana kwa muganga bagasanga wa musore we niwe wamuhohoteye. Uri kumva bizaba byoroshye? So uzaba witeje ingaruka. Ibyo wakora uzabihagarika. Bakutware nyine bakujyana ahaba harakugenewe uba ujye kureba ubwiza bwaho n'uba mubona ari byiza. Rero nshuti yanjye ubasha kunkurikira kuri YouTube channel yanjye niyo senga Isirayeli, nawe ushatse warekeraho. Washobora kuba warakirije umuntu gukora ikintu atabishaka, wagira amahirwe ntibimenyekane. Ayo ni amahirwe menshi cyane. Kano kandi abikuzaniye ati irinde ntabwo ariko bihora. Nyabuneka ejo washobora kuba warabikoze ukabona nta ngaruka bikubyariye, ukabona ati nzakomeza, ariko uko bwije bugacya ntabwo ariko bwongera gucya. Ndabeshye? Yandikira muri komenti zose munyandikira ndazisoma. Ukore subscribe tugomeze kwitwikira bazaniye ibintu byagufasha by'ubwenge
vuba vuba buri munsi. Naho ubutaha mukomereza aho kandi mukomeza kwirinda gushishikariza umuntu gukora ikintu atabishaka. Sawa, naho ubutaha. Yari Niyosenga Isirayeli.